Abakunzi ba Blessed Family twongeye kugaruka imbere yanyu turabasuhuje Yesu ashimwe. Imana yo mu ijuru bishimire yuko tugiye kongera kubana tubonye akanya ko kongera kubana ngiye mugiye kubana ni Betty na Emmanuel. Imana ibaha umugisha, Imana iguha umugisha. Amen. Tuje rero kugira ngo twongere tuganire nkuko bisanzwe. Mbere yuko dutangira rero reka dusenge Imana hanyuma tuyobore mu kiganiro tugiye gukora. Karibu. Uwiteka Nyiringabo, turagushimye Imana nkuru, turagushimye Imana yacu kuri Imana ikomeye, Imana nziza twitayeho. Urakoze kuri uyu mwanya uduhaye ugura n'ubwoko bwawe muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga. Urakoze ku bw'inshuti waduhaye hirya no hino zibasha gukurikirana ibi biganiro. Reka rero uyu mwanya tugiye kumara n'umwanya w'igiciro, ibyo tuvuga byo kugira ngo bitugirire umumaro cyane cyane muri relation yacu nawe, kandi n'ukuri dusabiye abari batwumva umugisha ibyo bari kunyuramo byose. Reka ubarebe ubiteho, ubuntu bwawe bubabeho, baproteje mu izina rya Yesu Kristo tubasabiye natwe twisabira. Amen. Amen. Urakoze cyane kudushyira imbere y'Imana. Abakunzi bacu rero uyu munsi tugiye gukora mu biganiro tujye dukora, harimo ikiganiro cy'umuryango. Uyu munsi tushaka kugira ngo dukore iki kiganiro cy'umuryango. Dufite umutwe ugira uti ese umukristo, abakristo ni ngombwa yuko dufeta umunsi bita Saint Valentin. Ni umunsi, ni itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka, ni ngaruka mwaka. Usanga abantu benshi bashyushye bateguye indabo, amakado, ibintu byose kugira ngo abantu baze kuza kwerekana urukundo, ngira ngo baze gucelebrating urukundo, niko navuga. Ese birakwiye yuko nkatwe nk'abakristo twamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza natwe tugendera muri uwo murongo? Reka tubigire. Abakunzi bacu bamwe batwandikire muri commentaire batubwire ati birakwiye cyangwa se ntibikwiriye, ariko tugiye kubagezaho uko twebwe tubyumva. Ubwo nawe waba ufite uko ubyumva watubwira, natwe twese tukazasangira ibyo bitekerezo hanyuma tukazakuramo umwanzuro. Rero reka tubagezeho muri bimwe amateka y'i Saint Valentin mu minota mike, ntabwo dushaka gutinda. Hanyuma wowe urasigara wibaza ati se ni ngombwa ko nanjye nzajya nyi celebratinga? Ese nk'abakristo urukundo ni urwo gutegereza kujya turucelebrate tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri gusa buri mwaka? Karibu utugezeho bimwe mu byo waba warasomye ku munsi wa Saint Valentin. Yego, urakoze cyane. Ndagira ngo turagenda twingikanya kugumenya abantu bashobora kuba bafiteho bitari byinshi cyane, kandi baza ko n'abantu benshi ibyo tuvuga barabizi, ntabwo ari ibintu abantu barasobanukiwe barajya hirya no hino bagasoma. So rero cyambere umunsi wavuye hehe? Uwo munsi uturuka nyine nk'uko bivugwa ku mutagatifu Valentin, maze ubwo ku Kiliziya Gatolika igira abantu ngira batagatifu, cyane cyane abantu iyo bahowe Imana abenshi muri abo baba batagatifu. Rero uyu Saint Valentin nawe avuga ko bivugwa ko yahowe Imana azira ko byandikwa mu bintu byinshi kuko n'amateka. Barabavuga yuko yafashaga abakristo mu gihe, kuko igihe yari ariho muri ya myaka ya 200 bishyira 300 nyuma ya Yesu, itorero ryaratotezwaga cyane. Noneho bikavuga ko yari umupadiri i Roma agahisha abantu bari kwicwa, ariko bikanavuga yuko hari n'ikindi gikorwa yagiye akora cyatumye atumvikana n'umwami w'abami wari uri icyo gihe, agashingira abasirikare. Ko abasirikare umwami w'abami ngo yagezeho ababuza gushyingirwa. Nkunganiye, hari umunsi ubundi wajyaga wizihizwa uwo munsi wari ikigiro wari aho nari ntarahagera. Nari ndi gushaka kuvuga ukuntu uwo mugabo yapfuye. Kuko yapfuye cyatumye mbese abarwa nk'umutagatifu nuko yishwe azira ko rero yashyingiraga abantu b'abasirikari, kandi umwami yari yavuze ko abasirikari batagomba gushaka, kubera ko yari azi ngo abasirikare aho kwita ku by'igisirikare bita ku ngo zabo. Bavuga ati abasirikare ntibashake,
noneho muri uko kudashaka ashyiraho itegeko kandi ko nta muntu uzivanga muri ibyo bintu nyine ngo abe yabashyingira nk'uko iby'abapadiri cyangwa abapasiteri babikora. Saint Valentin, Mutagatifu Valentin rero aca kuri iryo tegeko. Nibwo rero umwami w'abami Claudius wa kabiri we yamuhamagaraga aranamubwira ati ese ibyo bintu wabivamo ukayoboka inzira yacu yuko dusanzwe dusenga mu nzira z'igipagani. Claudius nawe akamubwira ati ahubwo wowe nawe wari ukwiye guhinduka ukaba umukristo. Aramutanga rero ngo abambwe. Hagati aho ariko ngo hari akantu yari yanditse abantu bajya bavuga ngo Valentin wawe yandikira ngo umukobwa w'umugabo warindaga gereza. Muri icyo gihe yari arimo bamushyira muri gereza ngo yicwe, asinyaho rero mamubwira musezera ubwo yari ujya kumarekwa ngo yo Valentin. Icyo gihe yagombaga kwicwa byari tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Uwo munsi rero niho bahereyeho bawitirira umunsi w'abakundana. Ahubwo rero uwo munsi muri icyo gihe ni naho mu Roma bizihizaga uwo munsi wari ugiye kuvuga. Uwo munsi bajyaga bawizihiza ngo hari ukuntu abahungu ngo bajyaga bafata udupapuro tw'abakobwa aho hantu hanyuma bakadushyira ahantu, umuhungu wese akagenda agatoranya agapapuro k'umukobwa, izina ririho izina ry'umukobwa, agafata wa mukobwa bagasohokana bakajya kwizihiza uwo munsi. Noneho ngira ngo aho nasomye nuko bajyaga bagenda bagaserebura barangiza ngo bakanakunda nabo bakava muri umubano w'ubuziraherezo. Uko byagenze. Noneho birangije aho hantu ngewe nasomye aravuga ati noneho byaje kugeraho yuko uyu mwami Claudius haba intambara muri kiriya gihugu ngo hanyuma agashaka ingabo zijya kurwanirira igihugu. Noneho barangije bakabura abantu bajya kubera ko abasore benshi babaga bifitiye abagore bakiri bato, abandi badashaka guta ingo zabo, n'ababa baragiye ku rugamba bakagaruka gusura abagore babo n'ibiki, abona yuko atangiye kubura abantu barwanirira igihugu. Arangije ngo nibwo yamufashe yatanze iryo tegeko wavugaga yuko bivanyweho yuko nta musirikare uzajya uva ku rugamba ngo agiye gusura urugo rwe, cyangwa se nta musore uzongera gushaka muri icyo gihe bari mu ntambara. Noneho birangije uyu Saint Valentin yari umupadiri, arangije we akajya basezeranya ku bwihishwa, akabasezeranya bwihishwa. Noneho birangije uyu mwami abimenye arangije amushyira mu gihome. Amushyize mu gihome rero nibwo yasangaga uriya mukobwa w'umucungagereza akajya amwitaho buri munsi. Bivugwa yuko ngo uwo mukobwa yari n'impumyi ndetse na Saint Valentin arakira arongera arareba. Iyo ni amateka. Rero umunsi ngo yagombaga kwicwa, ngo mbere y'umunsi umwe kugira ngo yicwe yafashe agapapuro aramwandikira ngo your Valentine. Arangije nyine ngo niho havuye uwo munsi ngo bawitirira umunsi w'abakundana. Uwo munsi rero bitaga wari wo muri festival bitaga Lupercalia. Ni ukuvuga ngo hari imana by'urukundo babituraga uwo munsi bakarya, byari ikintu kimeze nka festival no kurya no celebrating, ariko hakabamo n'ibyo bintu by'ubusambanyi nabyo byazagamo. Rero ikindi wenda abantu bavuga nuko Saint Valentin, hari n'abavuga ko bashobora kuba ari na Saint Valentin bavuga ngo yari Saint Valentin w'ubishop w'ahantu bita Terni, naho ni mu Butaliyani. So bashobora kubavuga ko mu bishop ari we Saint Valentin twavugaga n'ubundi. Hari uburyo amateka aba confusinga, ariko igihari nuko uwo muntu wapfuye hagati y'imyaka 200 na 300, bamwe bemeza ko ari 273, abandi bakagenda babishyiraho indi myaka. So usanga mu by'ukuri amateka ari aho, ariko byo ikiriho n'ukuri ya muntu Saint Valentin ashobora kuba yarabayeho, kandi niyo minsi yizihizwaga ku byo y'ubupagani celebrating izo mana z'urukundo muri iyo festival. Nabyo byabayeho, byakorwaga ku matariki ngo kuva kuri 13 kugera kuri 15 ukwezi kwa kabiri. Rero uwo munsi babonaga ko ari umunsi w'ubupagani. Papa Gracius aza wa mbere aza kuwukuraho mu kinyejana cya 5. Barabuhagarika aravuga ati ibintu ntabwo ari byo,
bikabive icyo gihe rero uramenya ko ubukristo bwari bwaramaze kugira imbaraga babasha kuba hari icyo bakora bakaba bagira imbaraga rero zituma bagira guhagarika uwo munsi. Byaje rero kuzimera nkaho usimbuwe na Saint Valentin. Nayo mpamvu abantu bamwe bavuga ati uwo munsi ko ufite inkomoko mu bintu bimeze nk'aho ari iby'ubupagani kubera iki twebwe twawishoramo tukinjira mu guserebura tutazi ibyawo ko ufite intuzi. Mu by'ukuri iyo wumvishije ibya Saint Valentin n'ibyo yakoraga wumva ko ari byiza, ntabwo ari bibi. Ariko yumvise ko bawushimbuje iby'ubupagani abandi bakavuga ati kuki bawusimbuje ibintu by'ubupagani, kandi abandi bantu bakavuga bati ibyo bintu by'ubupagani bawushimbuje nyamara byarakurikiranye kuko uriya munsi ubamo ubusambanyi bwinshi cyane ku isi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uri muri mwe, ngo ahubwo mureke ubusambanyi bwanyu ngo imibiri yanyu ibe urusengero nyine rukwiriye rw'Uwiteka Imana yacu, ibe yo gushima Imana. Iyo tubisanga mu Bakorinto ba mbere ibice 3:16. Rero usanga uyu munsi wa Saint Valentin mu by'ukuri ubaza ubusambanyi bukorwa kuri uyu munsi ushobora gusanga ntabwo ari wa munsi uvuga ngo ni umunsi w'abakundanye gusa, byibura bakavuga bati ni abantu bari mariye bagomba kuwizihiza hanyuma bakabasha kuba bawishimira nk'uko nyine bimeze. Ariko usanga ari abana b'abakobwa bakiri batoya n'abasore ugasanga bakoze, ndetse n'abandi usanga banarwanye banakoze bitaba bamwe bavuga ngo abahungu bapostinze abagabo babandi. Ugasanga hano muri Nairobi ho bavuga bati umunsi wa tariki 14 amakondoms bakoresha bariho bayabara n'umubare utanabarika ngo usanga zanashize ahantu hose zanashize. Urumva rero ibyo bintu ahubwo n'ubusambanyi bwimitswe ku buryo usanga ibyo bintu ahubwo uburyo nubwo uwo Saint Valentin nubwo yasezeranyaga abantu bwihishwa kugira ngo bajye mu rukundo rufite umumaro, ahubwo abantu bagiye babihinduramo ibindi bintu bitameze bidasanzwe. Yego, i Burayi bawuhinduyemo cyane umunsi w'urukundo mu hagana mu kinyejana cya 15 biza kugera muri za Amerika hagana mu kinyejana cya 17 18. Mbese babigira ibintu barabiremereza cyane. Rero byinjiramo n'uwo mwuka hari byavanye muri uwo gusimbura icyo gihe cy'ubupagani. Burya rega hari imyuka y'ikindi gukurikira. So rero bituma habamo ubusambanyi bwinshi kwisi, abantu nicyo kintu babibonamo. Urukundo rudaherekejwe n'ibikorwa by'ubukirisitu mu by'ukuri, urukundo rufite umwuka ubusambanyi uri inyuma yabo. Yego, hari ibyo rero twibazaga se batangiye twibaza se nibyo koko natwe ko dutiza umurindi ibyo bintu. By'ukuri giye nko muri contest yacu y'Abanyarwanda n'Abanyafrika ni ibintu tubonye vuba ngaho, ni ibintu byo kwizihiza Saint Valentin, ni ibintu bije n'ugukurikira abandi, ni rukurikira izindi, ni ibintu byo urabona hari ibintu byinshi tugenda dukurura mu muco. Nibyo umuco urakura, ariko noneho tunakurure n'ibintu dufite umumaro, ibintu ubona byubaka society, ibintu ubona byubaka niba twe turi abakristo byubaka ubukristo bwacu. Ese ubundi kuvuga ngo dutegereze tariki 11 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka kugira nk'abantu bubatse ngo reka dutanga urugero, ni ngombwa yuko wowe userebura 14 z'ukwezi kwa kabiri kugira ngo werekane kuri urukundo ufite urukundo n'uwo mwashakanye? Ese ni ngombwa yuko buri munsi ubishyira ku karubanda iyo tariki yuko umukunda? Ese wamupostinze buri munsi? Ubundi ko mubana mwasezeranye kubana karamata, kubera iki wategereza ngo ariho umupostinga? Usanga nyine abo bantu bavuga ngo barindiriye kujya abapostinga abo bakundana, ni ukubera yuko nyine baba barindiriye, bo baba bafite kwiheba muri bo. Baba bavuga ati reka nze ndebe niba nta wundi afite, reka nze ndebe. Usanga kenshi ari urubyiruko. Rero nk'abantu abantu babana umugore n'umugabo, ntekereza yuko ari ugutakaza umwanya kuvuga ngo turatakaza umwanya tuwuha uriya munsi wa tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Ntabwo ntekereza yuko nka twebwe tugomba kubishyiramo imbaraga cyane.
tutabujije yuko hari umuntu ushobora kubyiyumvamo akabikora nk'abandi ariko bose, akaba bikora mu buryo ariko bwiza, yes atari uburyo bugamije ubusambanyi, atari uburyo bwo kwimika ibintu no kubikora n'ibintu utazi, no gushyirwaho stress, no gushyirwaho ugasanga umuntu arahangayitse kugira ngo kuko ngo Saint Valentin ngo adakoze ibi, ntiyamuhaye indabo, ngo ntiyamuhaye gifti, ngo ugasanga umuntu bamushyizeho stress idasanzwe, nta mpamvu yo gushyiranaho stress, kuko urukundo rega ubundi nta nubwo ari ubwo guhata. Urukundo se bararuhata ngo hari ruragurwa se ngo niba utanguriye ururabo ngo niba ngurwo ntabwo nkunda. Hari n'uvuga ati uyu munsi rwose ndi bufatwe neza, ni nkaho n'ubundi uba wemeye ko hari nk'ibintu biteguye n'ubundi nta surprise y'igitangaza ibihari, kuko n'ubundi uba wambaye nkaho witeguye, nka kwa kundi na ya minsi yacu ya anniversaire z'ibiki, uba hari umuntu aba yiteguye ati n'umuntu yanungura n'ibiki, ariko mu buzima bw'abashakanye dufite n'iminsi myinshi irenze na Saint Valentin. Ese ubundi mwebwe abo ngabo ba Saint Valentin ko bakundana ko ba celebratingaga kubera yuko babaga bahujwe n'uwo muntu kugira ngo abasezeranye kubera urukundo rwabo, wowe nawe igihe wahuriye n'umuntu wawe ntuwibuka? Ese ntuzigiye mwasezeraniye? Ese umunsi muhura bwa mbere mwahuye ntiwibuka ko umudamu wanjye yampaye umwana wa mbere nkumva ndabinezerewe, cyangwa se bifite meaning. Tureke kugendera mu mateka y'abandi tutazi naho ibintu byavuye. Erega ibyo bintu biranakurikirana bene data, ngo usange binadushyizeho pressure, hari imiryango ifite pressure kandi itari ngombwa. Icyo nicyo cy'ingenzi cyane twanakangura, ni kubera iki ibintu bidushyiraho pressure atari n'ibintu byacu, atari ibintu byacu mu muco wacu. Ugasanga dufite pressure, ugasanga umugore yashyizeho umugabo pressure, umugabo yashyizeho umugore pressure. Niba utanzaniye mu rurabo, niba utanguriye gift, niba utagize gute, ugasanga tension zigiye hejuru. Ugasanga uzi ko abantu barwana uwo munsi wa Saint Valentin, abantu batongana ni benshi, abantu bacana umubano burundu uwo munsi na urimo. Mbese ugasanga aho buriya munsi ubamo ibintu byinshi binatandukanye, na meaning yawo mu by'ukuri yakabaye igira, ugasanga yanatakaye. Ikindi tugomba kwigiramo nk'abashakanye no kurwanya ikintu cya peer pressure. Ngo yindi kapo nabonye yamuhaye gift y'imodoka, abandi nabonye yagize gutya. Bafite ubushobozi kandi ni byiza nawe bibonye ukabiha umugore wawe ukabiha umugabo wawe, nabyo ni byiza, ariko abantu bigushyiraho pressure, bishyira pressure, mwirebe iby'abandi ngo biba pressing, ko abantu basigaye banareba noneho uretse n'ibi bakareba n'ibyo kuri social media. Social media iriho fake life, abantu barakuzanira ubuzima butabaho. Ashobora no kugenda akavuga ko imodoka itanze iparitse iri kugurishwa, agatanga amafaranga make bakayidekora bakayifotorezaho. Iyo bantu ntuzigere ubona batunze imodoka ngo kanaka ngo nabonye kanaka ngo niwe ngo role model wanjye ngo yakoze ibi, ngo kuki mugabo wowe utagomba kunzanira ibi n'ibi, kuki udakora kuri Saint Valentin ibintu byabaye n'ibi, ugashyiraho umuntu pressure. Kandi kubera kuri kubibona bamwe babibonera kuri social media, hari ibiri koko biri reyeri, ushobora kujya ahantu ukabibona, ariko reka tubabwire ngo reka abantu bidushyiraho peer pressure, reka abantu bituzanira ibintu byose ngo tubimire bunguri, tubyakire uko tubibonye, nitwishakemo meaning. Ikintu reka tugikore kuko tucyumva tukiyumvamo, ntitugikorere kuko abandi bose ari uko bari kugikora, kuko icyo gihe tuba dukora abantu barukurikira izindi, tutazi ko dushobora natwe kwiha umurongo, tukagira natwe ibyacu twiha kandi tukabirema kandi bikaba. Burya umuryango ushobora kwiremera ibyawo na gahunda zawo, n'ibyo celebrating n'ibyo uda celebrating, kuko iyo mwembe mubyumvikanaho kandi bikagenda neza. Niba Saint Valentin ifite meaning, ishobora kuba ifite meaning ko ari wowe wenda mwahuriye bwa mbere, ibyo bintu byabaye mwebwe mufite uko mubyumva, nibyo koko mwanabyizihiza, ariko ntitubyizihize kuko tubona isari kubikora. Hari nk'abantu nabonye ngewe, abantu murumuna wanjye bo babyaye umwana wabo wa kabiri tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, nk'abo ngabo iyo bapostinze bagapostinga n'urukundo rwabo, ibyo bintu bifite meaning, kubera yuko urumva aho hantu umwana yujuje imyaka runaka, banabo kandi barabuka yuko uwo munsi n'uwabakundana ba bose bari kubivuga. Icyo gihe na postinga ibintu ngibyo ashobora kubivanga, ariko mu by'ukuri reka tureme iminsi yacu ifite icyo ivuga.
tureke umuryango kurebera wacu. ku by'amateka y'abandi bantu bahise muri rimwe. Iyo myuka yaravuye aho hantu ishobora kudukurikirana. Bene data turabinginze kugira ngo namwe mugende mucungure musome hanyuma mutekereze mwongere mubitekerezeho neza nk'umuryango. Niba mufite umuryango namwe mwiremera iminsi yanyu ifite meaning mugomba kujya mu celebratinga, tutarindiriye amateka yo guturuka ku bandi abantu tutanazi. Urubyiruko namwe ntimugendere mu kigare ngo ube wari umukristo Severance ziguture hasi usanga urayobye ngo kanaka ntiyagupostinze uvuye mu byizerwa mbe ngo ntagukunda, wa mwuka w'ubusambanyi uri inyuma ya Severance wagutwara ugata umurongo wawe wari urimo ngo harinda nyuma y'amezi 9 ngo buzizaba abantu kandi koko n'amastatistika bahari. Reka rero tube abakristo muri byose, dukora ibifite umumaro, bidufite umumaro kandi nibiteza ubwami bw'Imana imbere, kurusha uko tugenda muri peer pressure, kurusha uko dutwarwa n'iby'ibintu rimwe na rimwe biba bishe tutanabisesenguye, ugasanga turagendera gusa mu kigare cyangwa se bikanaba byanatugonganisha no mu mibanire yacu. Reka dukomeze kuba ibitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana, ariko gukiranuka kwacu gukwiriye bene data. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi banezereze, kandi nukuri ikomeze bagure muri byose, ikiruta byose izaduha ubugingo. Amen. 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 Imana ibaha umugisha. Shalom. Shalom.